Tubahaye ikaze mwe mwese tubana kandi uyu munsi ku munsi tukaganira kuri aya makuru y'ubukungu ndetse tukanasesenguramo ibigiye bihari. Uyu munsi reka tuganire ku kintu cyitwa ikashi. Ikashi ni uburyo bwamaze kuronshwa cyangwa se gushyirwa ku mugaragaro na banki nkuru y'igihugu BNR ndetse n'ikigo gishinzwe cyangwa se ikigo kibifite navuga mu minwe cyitwa R-Switch. Ubundi ikashi abantu benshi bamenyereye ko hari imbogamizi yagazeho mu kwishyura, aho usanga niba umuntu akoresha itumanaho rya MTN bigorana kohereza umuntu amafaranga, akoresha itumanaho rya Tigo no kwishyurana bikagora, ariko ikashi nicyo ije kuza gukemura. Gusa hari uko abantu bari bayizi, ikaba igiye kuza ikora neza birenzeho, kubera yuko noneho bigiye kurenga bya bindi tuzi bya MTN na Tigo na MTN, ahubwo bikajya ku rundi rwego. Reka turebe hamwe ubundi ikashi ni iki. Ikashi ni uburyo bushya bwo kohereza no kwakira amafaranga mu buryo bwa digitali cyangwa se national digital payment systems, bugamije gutuma abantu bose bashobora kwishyurana hagati ya banki zitandukanye na mobile money mu buryo bwihuse, bwizewe kandi budasaba ko buri muntu wese aba akoresha ikigo kimwe cy'imari. Ikigo kimwe cy'imari ni urugero, niba ugiye kwishyura umuntu ukoresha urugero Equity, wakoresha urugero BK, cya kiguzi kikagabanyuka kikava ku mafaranga uzi wacigaga kikaba amafaranga makeya. Niba ugiye kwishyura umuntu amafaranga afite kuri Tigo, afite kode ya MTN, ntibihende. So ni icyo ngicyo rero bigiye kuza gukemura muri rusange. Rero ni launch cyangwa se ni imurikwa byashyizwe ku mugaragaro na banki nkuru y'igihugu ndetse ifatanije n'ikigo cyitwa R-Switch ndetse n'abandi partners batandukanye benshi, bose bagira ngo bihutishe icyitwa cashless economy cyangwa se kwishyurana bitagombye ko umuntu afite amafaranga cash. Ese muri make ikashi ni iki? Ikashi tuyiganire gutya. Tekereza ufite konti muri banki, undi akaba afite konti kuri mobile money, undi akaba akoresha Equity. Mbere byashoboraga kugorana cyangwa se bigatwara amafaranga menshi kohereza amafaranga hagati yabo. Ikashi ikora nk'ikiraro gihuza serivisi zose ku buryo amafaranga agenda ako kanya cyangwa se instant payment, kandi nta kibazo cy'uko mukoresha ibigo by'imari bitandukanye. Ikashi izamara iki? Nk'uko byasobanuwe mu kumurika iyi gahunda, ikashi ikintu cya mbere izamara nko kohereza amafaranga hagati ya banki na mobile money mu kanya nk'ako guhumbya, bizaba byoroshye par raporo ya mbere y'uko ikashi ikora cyangwa se ihagera. Ikindi, kwishyura abacuruzi hakoreshejwe banki cyangwa se mobile money iyo ariyo yose ihujwe na ikashi bizajya biba byoroshye. Ni ukuvuga ngo kuba ufite Tigo ukajya kwishyura kuri Momo, kuri Pay, kuri kode ya Momo Pay y'umucuruzi, nta kibazo. Iyo kode ari MTN ukoresha Tigo bizajya bikunda. Ikindi ni uko bizajya bigabanya igihe bitwara kugira ngo unohereze amafaranga, kuko usanga umuntu agiye kwishyura umuntu amafaranga kuri konti mobile money yashizeho, ukabanza kuri konti ugashyira kuri mobile money kugira ngo ubone uko uyishyura umuntu ufite kode MTN. Rero bigiye kuvaho. Ni ukongera umutekano w'ubwishyu. Umutekano ugiye kwiyongera, hari guteza imbere ijyanye na financial inclusion cyangwa se kongera gutuma abantu bose nyine bibona mu bijyanye n'imicungire cyangwa se n'imikoreshereze y'amafaranga mu buryo buziguye, ari nabyo banki nkuru y'igihugu iba yifuza. R-Switch twavuze kare yo ni iki? Ni ikigo gicunga sisiteme y'igihugu y'ubwishyu bwa electronique, cyangwa se mu magambo ngo niba wishyuye amafaranga utavuye aho uri kwishyura umuntu amafaranga ari y'umuyaga cyangwa se amafaranga atangwa n'amafaranga adafatika ari kuri telefone mu buryo bw'ikoranabuhanga, buriya bicungwa n'ikigo cyitwa R-Switch. R-Switch ni ikigo gishinzwe gucunga ayo masisiteme yose y'ubwishyu hagati y'abantu mu gihugu, kugira ngo barebe ko nta fraude zibamo, ko bigenda neza n'ibindi bitandukanye. Ni ikigo rero kibishinzwe mu Rwanda. Hanyuma kikaba gihuza amabanki, mobile money systems, za sako n'ibigo by'imari kugira ngo amafaranga ashobore kugenda hagati y'ibyo bigo. Ni nacyo gikoresha kandi urubuga rwa ikashi. Ni ngo ikashi ni umutungo wa cyangwa se ni product ya R-Switch. Then BNR ifite uruhare muri ibi bintu. BNR akenshi ishyiraho amategeko agenga imikoreshereze yo kwishyurana. Turabizi twese ko BNR ni igenga y'amafaranga akora n'uburyo akoreshwa mu bukungu. Ikindi, BNR igenzura umutekano w'izo system tuvuga zigiye ziriho mobile money, amasisiteme yo kwishyurana atandukanye agiye akoreshwa. So ni BNR igenzura umutekano wayo. Ikindi kandi BNR ikurikirana ko ibigo byose by'imari bikorana neza hagati yabyo bikoresha aya masisiteme, bikareba ese ngiye kwishyura umuntu ufite amafaranga kuri Tigo, ngiye kwishyura umuntu ufite Momo Pay,
kode ya MTN, ese ntabwo wazamo imbogamizi akavuga ati simbyemera, akazamo resistance? Ese ni gute ama systeme hagati ya cyangwa se ibigo by'imari bifatikanya kugira ngo systeme zikore? Akabona ko nta akazi ka beneri. Ikindi, beneri inateza imbere ikoreshwa ry'inyungu cyangwa se by'ubwishyu bwa digitale mu gihugu. Ni ukuvuga ngo niyo ishinzwe nyine kureba ko byihuta bigenze gake, umushinga uramutse ugenze gake, beneri bizabazwa impamvu nyine bidakora neza, kuko niyo monitor cyangwa se niyo ikontrolinga n'ubundi iyo mikorere. Ikindi twavugaho gato ni inyungu ikashi izagira ku muturage. Kuri ubu ngubu ikashi niramuka imaze kuba mu buryo launching ku buryo bugaragara, abantu bagenda bayimenya, ntabwo bizaba bikinga yuko ufungura konti muri banki imwe niyo ushaka kwishyura, kubera ko bizaba byikora bitewe n'uko nyine banki zishobora zo ubwazo guhererekanya amafaranga ku buryo bworoshye. Abacuruzi bashobora kwakira ubwishyu buvuye ku bakiriya bose, kabone niyo baba bakoresha banki cyangwa se mobile money zitandukanye. Amafaranga azajya agera ku wakiriye vuba, bigafasha ubucuruzi n'ubukungu muri rusange. Hanyuma birumvikana ko mu by'ukuri ni uguteza imbere icyo twita cashless economy, cyangwa se guteza imbere bwa bukungu budashingiye ku mafaranga afatika y'ibiceri n'amanote, ariko kandi bikanateza imbere nyine umutekano w'amafaranga, kwihutisha n'ubundi ubucuruzi muri rusange, kuko tuzi ntitwishyura amafaranga ukuntu byagoranaga. Uzi ugiye kuvunjisha amafaranga watanze ugasanga ntabwo bafite amafaranga avunja aho ngaho uguze ikintu, biragorana. Ariko iyo bitagenze gutyo, iyo ikashi cyangwa se economy yemera abantu ko bishyurana hagati yabo bakoresheje electronic, numva uburyo bwa electronic, nuvuga ngo umutekano w'amafaranga urizewe, ntabwo ari nko ashobora kwibwa mbere. Ariko kandi ikindi kirimo nuko nyine byihutisha kwa kwishyurana. Reka dutange rero urugero rw'ukuntu ibintu bikora, turebe bikora bite, ikashi izajya ikora gute. Nifite amafaranga muri konti cyangwa se muri banki, kuri konti ya banki yitwa Beka, ngo ugiye ushaka amafaranga, umuntu ufite konti ya Airtel Money, winjira muri app cyangwa se USSD ya banki yawe, ugahitamo kohereza amafaranga, ukandika nimero ya Airtel Money y'uwo muntu, amafaranga amugeraho ukanya byihuse ukoresheje binyuze muri ikashi. Ni nako bibaho mu bundi buryo bwose. Niba ari banki hagati ya banki, nuko bigenda. Banki hagati ya mobile money bizajya biba byoroshye, mobile money kuri banki cyangwa se mobile money kuri mobile money, ariko ibigo bidahuje. Kubera ko rero ibigo bihuje ku murongo wa ikashi, bizajya bikunda ko umuntu ashobora kugira gute gukora payments, kandi bikagenda neza bitagoye ko umuntu noneho asaba amafaranga kuyakura ku murongo umwe ayashyira ku wundi kugira ngo yishyure mugenzi we.